kiba mu idini ya ADPR wenda nivuga ko wenda kidakunze kuba handi hantu ntago naba mbeshye gisa nkaho gitera ubwoba abantu kuba bashobora kuba baza ku Mana cyane wenda batanayubashye ariko bakayizaho batinya ko Imana ishobora kubahana hari ibyabaho bitari byiza ugasanga umukobwa aririnda kuba yajya gusambana kugira ngo atazarondorwa atazahemukira idini atazahemurikira korari ariko bya bintu bikamufata kuko bamwigishije kumenya ko nakora ibyaha bizaba bibi abantu bakamutenga abantu bakamuvuga nabi waririmbaga muri korari ntagaruke byaterwa n'ibyaha yakoze ntabiyagaruka gusubira muri korari ndumva ari nako biri kuko nk'iyo wakoze icyaha cyo busambanyi udashobora gusubira muri korari ya ADPR noneho abantu bagakurira muri icyo kintu umuntu akumva ko igihe cyose atazakora ibintu nk'ubu ngewe nkanjye najyaga ntinya gukora amafuti ngira ngo ntagende bakandondora wenda atari uko ntinye wenda Imana runo ariko nkavuga ngo ningenda hari ahantu barandondora baramvuga bigende gute ariko mu ruhande rumwe ngewe hari icyo byamariye kuko byatumye buhoro buhoro ndushaho kugenda nubwo nagenderaga kuri principe za ADPR ariko byanansunikiye no kuba umukristo wagira indangagaciro mu buzima busanzwe zo kuba nakwiyubaha reka nguhe urugero nk'ubu hari abantu ubona benshi bashobora nko kugenda hari igihe umuntu nk'ubu kurira ikigori ku muhanda nkagenda risevese ndi kuri ikigori ntabwo ari icyaha mukuru Imana yambaza ariko uwo muco wo kwiyubaha ni ikintu umuntu yiha akavuga rero ati ngiye kuba idini rero ya ADPR ngewe ryampaye ikintu cyo kuba nakwiyubaha nkamenya ngo wenda nubwo bitabiri wenda ndeke no kubaha Imana ariko nubahe n'idini nubahe n'idini ndimo ry'ibyo ndimo nyuma rero ndigiramo ibihe byiza impano zanjye zagukiyemo neho zakoreye uruva ADPR nabaye ADPR i Rubavu kuko niho kavukire ADPR i Rubavu nza kuba ADPR i Nyarugenge nyuma mve Nyarugenge njya ku Kacyiru rero naho ngaho no kuvuga ko niho impano zanjye zakuriye niho nazimenye niho zatangiye gusesa niko babivuga nyuma rero biba ngombwa ko numva ntagikomeje kuba muri ADPR impamvu nyamukuru itatumye mba muri ADPR ni nuko urugendo rwanjye ngira ngo uraruzi ndi umupapa udafite umugore babyita ngo n'umudivorce maze imyaka 15 nyuma yaho ibintu byambayeho ndi mu idini ntago nigeze ntengwa kuko nakoze divorce kuko ibyanjye byari bihizwe nkora divorce sinatengwa hari ikintu kivuga muri ADPR bakora cyo gutenga umuntu wahuye n'ibyaha sinatenzwe sinahagaritswe ku mirimo yanjye y'impano yivuga butumwa ndakomeza ndaririmba ndakora noneho ngeze Kacyiru mpahurira n'ikibazo gikomeye cy'umushumba waho amaze kumenya ko ariko arambwira ngo nzarinda nitwa ko nongera gukoresha impano yaba yo kuririmba yaba yo kuvuga ijambo ry'Imana atakiri umushumba w'iyo paruwasi nta n'ahandi hantu byibuze nagombaga no kuba namubwira ngo ampe na recommandation ayimpe ntibyakundaga bibi bintu birebire yari amaze kumenya amakuru yanjye yuko natandukanye n'umugore ahanditse ku bandi ko batari baragutenze ubamya ko byaratewe n'iki ni imyumvire y'abapasteri uwo nawe yari afite imyumvire yo yarambwiye ati nkanjye ubwanjye ntago ndibikora ariko ambwira ko atari buntenge ariko ambwira ko nta murimo ngomba gukorera mu rusengero icyo genda byibuka ko nari mfite ibintu nari ndimo gutegura bijyanye wenda ni gitaramo cyari kigeze nakorera nagomba kugikorera ahantu arambwira ngo ntibizakunda ntibyaba aranambagarika we twagiranye n'ibibazo birebire turarigana kuko nabishikirije umuyobozi w'akarere bishikiriza umuyobozi w'ururembo bishikiriza biro nyobozi ya ADPR bambwira ibintu bitandukanye ntibagira icyo bigikemura bambwira bati nta kindi twagikoraho bambwira andi magambo akomeye baraceceka hari ko bwa Somara na Tom ntibagira icyo babikoraho ariko mbona mu buzima bwanjye ntabwo nzaba ndi limite ntashobora kwinyagambura ngo nkoresha Imana hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ntugapfuka umunwa w'inkihonyora ndavuga ntago impano zanjye mfite nazicaza hano kandi hari ahandi hantu zafasha abandi bantu cyangwa nanjye ubwanjye nkunguka cyangwa nanjye ubwanjye nkakora mpitamo ngenda ntaciwe ngenda ntatenzwe nasohotse mu idini ya ADPR ntawe umpagaritse ntawe unkiza inyuma y'itorero nta byaha ndegwa
wenda bashobora kuba baravuze ko nagiye nahinduye idini, ibyo byo nibyo, ariko nta kindi kintu gikoze mu buzima rero bwo kuba narabaye muri ADPR. Aho navuga ko ari igikomere cyiyongeye ku bindi, ari no kugira ngo ube wari ufite ibindi bintu byakubabaje byawe mu buzima busanzwe, nugera ko bita umushumba wakagufashije wakakubatse. Ari nabyo ngaya abantu benshi birirwa babwira abashumba n'abakingo ni ba dadi wabo ngo ni ba meze iriya ni sinze aho babivuga babikora, kuko data numwe wo mwijuru Kristo utatukomeretsa, utatubabaza, utatwita. Niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntazagire undi muntu wese wo kwisi witwa so, kuko nta dadi ugukomeretsa nukubyara hari ibyo mupfa akagukomeretsa. Hanswe umushumba wigendera akava hana akagenda. Rero iyo bavuga ngo ba dadi, okay, simbi babuza ababivuga ba dadi bashobora kuba bababereye neza ba dadi babo, ibyo nta gitangaza. Ariko ngewe ibaze nk'umuntu ushobora kuba yagufubika ngo akubwira ati hangane, akubwira ati aho kugira ngo akwegeze ahubwo akuzane hafi agerageze kukwibagiza bya bindi mu buzima urimo, ahubwo akambwira ati genda iyo ngiye sinshobora, nta kintu na kimwe uzakora. Nahise mbona ko nta zindi, nari ndwanishije imbaraga z'umubiri kugira ngo ndebe ko hejuru bandenganura ntibagira icyo bakora, mpitamo gukita njya gutereranira mu idini yitwa Bethesda Holy Church ku Gisozi. Nkaye nguko urugendo rubaye gutyo. Hanyuma nyuma yaho abo mwasenganaga babyakiriye bate hanze? Noneho ko rimwe na rimwe bigenze gute wumva inkuru zitandukanye hanze, inkuru zagiye zivugwa, byabimeze biti? Byavuzwe n'abantu batandukanye, nk'abantu bamwe igice kimwe navuga kinini nk'icy'abakirisitu bo, koko nta bintu byinshi byarabatunguye kumva ko navuke mu idini ndayigiye. Hari n'abantu batamenye impamvu yuko ngiye, ariko abagerageje kunyegera nk'abashuti banjye nkabasobanurira nkababwira. Ariko no kuri komite y'umudugudu nko mu badiyakoni harimo abantu babimenye, kuko hari abantu bahise bajya kureba umushumba ku icyo kibazo bari bakizi, banamubwira ko bagomba kundeka kuko nta kibazo mfite, ari ibintu biriho byarabaye. Ntiyabyumva. Abo bantu nabo bahita babyumva, barambwira bati nta kundi. Uyu munsi bamwe babambwira bati garuka ugasanga abantu bambwira bati garuka n'ubundi, ariko ntago bamwe barabyakira bambwira bati gendere nta kundi. Abandi bati wenda iyo wihangana ntago umushumba yari kuzahoraho. Ariko tugarukiye kuri muzika, nicyo cyiciro cya kabiri tugiye tugasoza. Muzika yawo bihagaze gute? Ndatuje ndacecetse. Mu minsi yashize nari naravuze ko mfite gahunda ya concert, ntago yabaye. Intege nkeya buriya ntabwo ari ingeso. Reka nambivuge wenda kuko nubundi nigeze mbivuga no muri media ko nari mfite concert abantu barabibonye, ntago byampiriye, ntago byakunze kubw'impamvu zimwe na zimwe. Ariko ibihe bigeze, igihe kigeze cy'Imana cyo gukora birakorekwa. Kandi ntago Imana yadutumye gukora amakonseri, ahubwo yadutumye kuvuga ubutumwa bwiza. Iyo konseri bikunze urayikora, iyo bidakunze nabwo ntabwo biba ikibazo. Ku rundi ruhande uyu munsi ndi muri studio ndimo ndakora album ya kabiri. Hari indirimbo ngiye gushyira hanze mu minsi izaza yitwa Imbabazi Zagutse, ndetse n'indi yitwa Ndi Hano Mwami. Ndumva nicyo kintu ndimo, nicyo kintu nshyizeho umutima, ndimo gukora n'intuje ncecetse. Urebye n'ibyo Svensson, barashinja abahanzi ba gospel abantu bari hanze ko hari ikintu kikibura cy'ubufatanye, guhuriza hamwe, gushyigikirana. Ese wowe niko ubibona cyangwa hari ubundi buryo ubibonamo? Uretse n'abantu bari hanze kuba bashinja bari hano, no kubufatanye bw'abo hanze no mu Rwanda, abahanzi ubwabo hano mu Rwanda niko biri. Kuko reka tubivuge gutya, niba ntashobora kunezezwa nuko nahura na Aruna ari umuhanzi ngo duhuriye ku rubyiniro rumwe, nta nubwo nzagira umwete wo kuba nagushyigikira. Ibyo ari byo byose mu bantu b'abanyempano hariho umukuru, hariho n'umuto, hariho uvuka uyu munsi, hariho uvuka no mu gihe cyashize. Hari umuntu ufite imbaraga n'ufite imbaraga nkeya, hari umuntu ufite izina n'utarifite. Ariko wa muntu mukuru mu buryo bwose, yaba afite izina, yaba afite aho ageze, yaba afite izindi mbaraga, biba bikwiye ko abasha gufata mugenzi we amaboko akamushyigikira. Ariko iruhande rumwe hari aho ntabigiraho ikibazo. Sinzi ko nabamvuze nabi, ariko nuko nubundi n'abahanzi mu muziki wa gikirisitu wo mu Rwanda sinzi umugande bajya bavuga ngo
udashobora gufata ugira gute ntagira ubwira gute, ariko nuko nabenshi baba badafite n'ibindi bafasha abantu, ugasanga n'uburyo nawe ubwabayeho muri uwo muziki we umwegereye ukaganira nawe wasanga ari ibintu byo gupfundikanya, nubwo yageze ahantu, nubwo yagize iryo zina rikomeye, nubwo yabaye umusitari, ariko nubwo yageze kuri urwo rwego afite ibintu byinshi bimuremereye bimukomereye, ahubwo ku ruhande rw'aho pfukamye ari gusaba Imana ati Imana wamfashije. Ugasanga byibuze wenda yakoze indirimbo muri credit, nubwo yabaye umusitari ariko yakoze indirimbo muri credit, yakoze ayo mashusho muri credit, yakoze igitaramo muri credit. Noneho kugira ngo azave muri yangoyi nawe ubwo yo kugira ngo yibohore ibyo, ntago azabona ingoyi yo kuza gufasha Sevenson. Usanga se icyaba cyiza kugira ngo abahanzi ba gospel bahuze, ni igiki cyakorwa kugira ngo abahanzi ba gospel bahuzwe? Ni igiki? Biragoye, uretse nubwo bareka kubanza no guhuza mu buryo bwa marketing, benda bagahuza ibitekerezo bakaba umugozi w'urukundo, ariko biragoye. Dore impamvu bigoye, hari ikintu cyamaze nakwita secular in gospel, umwuka wo kuririmba indirimbo cyangwa yo kuvuga ibintu nk'abahanzi baririmba indirimbo zose zisanzwe zo kwishimisha zo kwidagadura, ntibagire umutima uramya wagutse wo kuramya. Kuko umuntu nagira umutima wagutse wo kuramya azamenya ko uwo ari gukorera ari Kristo, n'uwo ari kuvuga ari Kristo, na mugenzi we wavutse uyu munsi cyangwa uriho, ibyo ari kuvuga n'ibyo ari gutanga ari gukorera Kristo. Noneho kuba yamufasha, kuba yamuha ibitekerezo, kuba yagira ikindi kintu amufasha, byakoroha bakareka kubana nk'abahanzi b'abanyamuziki, ahubwo bakabana nk'abavandimwe bahuriye muri Kristo. Ikintu kikwiye kubanza kubaho nuko njyewe na runaka tubanza kubana nk'abavandimwe bo muri Kristo. Nitubana nk'abavandimwe muri Kristo, unbanye nawe Runo muri Kristo, nta kintu nagusaba ngo ukinyime. Ikidahari naba mbona ko kidahari, ariko ninturuka hirya ntituvugana, ntidusurana, ntidusangira, nkaza kukubwira ngo wamfasha gukosora iyi ndirimbo, koko nicyo kizaba kikuzanye, ariko ntabwo uzanywe n'ubundi buvandimwe. Ntabwo uzanyemera, ntabwo uzampa umwanya. Ikikuzanye nicyo nkeneyeho ako kanya, byumvikane ko nikirangira uzongera ukagenda. Habuzemo ikintu cy'ubufatanye, habuzemo urukundo mu bahanzi. Abantu nibabanze babane nk'abavandimwe bahuriye muri Kristo. Iyo uzarebe iyo ubanye n'umuntu muri inshuti, agira ibyago ukamutabara udashingiye ku kintu, wanakwigomwa ugafata n'ideni kugira ngo umutabare. Ariko umuntu utazi ubona mu muhanda, sari amakuru bimeze guta, muhuriye kuri YouTube, nta kindi kintu kirenze aho uzakora, kuko mubanye muhujwe n'akazi. Nimuhuzwa n'akazi, sinigitangaza ko uzaza kumusaba collabo, wamusaba collabo akabona ko nicyo ukeneye, umukeneyeho collabo kuko kugira ngo igire aho imugeza ku bw'izina rye, akaba yanaguca n'amafaranga cyangwa akaba yanakwanga. Ariko nimuba muri inshuti, muvugana, muhura, musangira, umuhamagara atari uko ukeneye indirimbo yasohotse ngo agutwikire, niko basigaye babyita, azakumva vuba kuko uri umuvandimwe. Uruhande rumwe nabo bantu bagaya ko bageze iyo bagera badafasha, nabo bashaka gufasha, nabo nibamenye uko babana n'abandi, habeho ubufatanya bikorwa bwiza. Mbere y'uko ugira icyo ushakaho, banze inshuti yanjye. Ni nacyo kintu twanagaruka wenda no kwitangazamakuru. Ntarava ku bahanzi, mbwira ese muri muzika ukoze iki gihe umazemo ukora muzika, wahuye n'abanzi batandukanye, habari abahanzi cyangwa se habari ibintu byakubabaje byagukomerekeje muri uyu muziki bivuye ku bahanzi? Ngewe urebye ntabyo, nta byankomerekeje, ahubwo ngewe nabigiriyemo umugisha kuko nagize abantu bamfasha banyumva. Impamvu mvuga ko nagize abantu banyumva, nka Yeme Uwimana aramfasha, ndamuhamagara tugahura tukicara, ibyo nkeneye akampa umwanya tukabiganira, akagira ibyo ambuza akagira n'ibyo nshimira. Simon nawe ni nkuko, Patient twarahuye nkuko, ndetse biranarenga tugirana n'indirimbo. Nta kintu bansabye, nta kintu banyatse, ubu nibwo turi gutegura uburyo ahubwo twayikorera amashusho. Nta muhanzi kugeza ubu ndagirana nawe ikibazo ngo dukomeretsanye cyangwa ngo ambwire nabi cyangwa ngo musabe service ayinyime, ariko wenda ahandi birashoboka ko byabaho. Yego. Nibihe bintu bitanu turi kuvaho urajya kwinjira mu itangazamakuru cyangwa bitatu ugaye, nuvuga ngo
kugaya nyine udashima mu bahanzi ba gospel, umbwire n'ibindi ushima. Uvuga ngo urambwira ibintu bitatu cyangwa bitanu ugaya mu bahanzi ba gospel n'ibindi bashimira. N'ubu utabona bitanu na bitatu. Duhere ku kugaya dushime. Icyambere nagaya, icyambere nkwiye kugaya ni cya kintu cyo kuba abantu ari nyamwigendaho. Abantu ntibagira umutima wo kubana. Ndagaya abahanzi rwose mu myandikire bongere bisubireho, bandike ibintu byiza, bandike ibintu bifite ireme. Nk'ubu okay, reka ni inyamahanga ariko nyivugeho, ntago mvuze ku Nyarwanda. Ari indirimbo yavuzwe ngo ananipenda leo kuliko jana. Mukuri iyi ndirimbo uyumvishe ukagenda ukabyina ukacyokere kikaza ukavuga ngo Yesu yankunze uyu munsi kuruta ahashize, ntabwo bibaho. Imana ni urukundo rw'ibihe byose. Uko yankunze ntarabaho igakunda ababyeyi bacu, niko inkundu uyu munsi mu mvura, mu zuba, mu bibazo, mu ntambara kurinda mpfuye. Rero nk'igihe abantu rero bumva message nk'iyo bakapfa kwiyumvira bakibyinira gutyo gusa, ariko ugasanga mu by'ukuri hari indirimbo kera zajyaga zirema ngo isi yari ifite amaguru 3 ko none ngo 2 yamaze guhirima isi, kuko kandi ugasanga ni indirimbo y'Imana mu rusengero, amaguru 3 ahagaze y'isi yahirimye ava hehe ajya ha. Hari indirimbo usanga nyine ukavuga ngo naho ibindi wabireka ukanyihera ubugingo n'ibindi birakenewe, ariko tumenye ngo ubutumwa turi gutanga ni ubushye. Icya gatatu nanenga ni umwifato w'abahanzi. Umwifato w'abahanzi buriya ni kugira impano ukanashobora, ariko ukabura umwifato n'ikindi. Nuba umuhanzi ariko imico yawe n'imyitwarire igatandukana n'ibyo uvuga, bizakugiraho ikibazo gikomeye. Cyane ko dushingiye hano iwacu mu Rwanda ko amadini yatwigishije kuza mu iyobokamana afite ibintu ashingiraho. Nakubona hari ukuntu wigize bizare mu nzira bazagukritika. Nuza ku ruhimbi hari ukuntu umeze umwifato wo ku ruhimbi ukaza uhekenya amashikrete bazagukritika. Hano urusengero wageramo rwose ubikarangira uva ku ruhimbi ako kanya ntibazongere kugutumira. Umwifato w'abahanzi urakenewe. Ntabwo ari byiza kugira ngo tugire impano ariko dutakaza imbuto. Kandi iki kintu kikajyana cyane n'ikindi kintu cyo gushaka kuba aba performance kuruta kuba baramye. Nuhagarara imbere ku ruhimbi ugashaka kwerekana ko ari wowe, kwerekana ko ari wowe ushoboye, ko ari wowe watwitse. Aregiye umuntu arangiza akavuga tumva nabahaye kabisa, mva ndabahaye nta kibazo. Iki kintu uwo wamaze gukorera wamukoreye, wakoreye umwami w'isi, ariko mukuri Imana ntabwo ibibonye gutyo, ntabwo ibibonye n'abantu bari imbere wabwiye waririmbiye bafashijwe n'ugira umugisha indirimbo kazawe zikaba zikunzwe cyangwa bakabazumva bazumvisha, ariko mukuri Imana yo ntabwo ibifashe neza. Ntabwo ibifashe neza. Hari ikindi kintu twiye kumenya, ntabwo tugomba abanyempano, ntabwo tugomba gukora umurimo w'Imana ahantu hari benshi cyangwa ari bake. Iyo nayo ni indwara irimo, ugasanga ukabanza kumenya mugira abakristo bangahe, nubwo baba 10 wemere ko baririmbira, kuko ntabwo ugiye kuririmbira abantu, ugiye gutanga message muri ba bantu 10 barayikeneye. Nugira umugisha akabari 5,000 ni byiza, ariko ntabwo torobanura aho tuzakora umubare w'abantu tuzabwira no tutagomba kubwira, kuko muri Matayo aravuze ngo mugene mubwira abantu ubutumwa bwiza, ntabwo yigeze dutuma umubare. Yatubwiye kubwira abantu ubutumwa rero babumwe baba n'100,000. Ikindi navuga kuri icyo kintu, wenda nsa nkaho mva ko kugaya, duharanire kwandikisha amazina ya Kristo, duharanire kuvuga izina rya Kristo kuruta uko twebwe twakora amazina yacu. Maze iminsi hari ikintu bumva ugasanga umuntu avuze ati umva ndi gushaka indirimbo njyana muri studio ikazazibamara ikongera ikankorera umuti. Aruno rwose giye ubimbwiye nta bintu byinshi ndenzaho, ariko mukuri ibyo bintu ntabwo ari byo. Niba ugiye kujya muri studio intego yawe ari yo kumara abantu no kongera guhagurutsa izina ryawe wakishe, ntabwo ukiri umuramyi pe. Ahubwo jya muri studio usenga uvuga uti iyi ndirimbo Imana yiherekeze n'amavuta izasohoke izafasha imitima y'abantu. Nicyo
dutandukaniraho na secular ishimisha imitima y'abantu, abantu bakidagadura, ariko gospel dufasha imitima y'abantu. Niyo mpamvu umuntu afashwa n'indirimbo, ukabona yarize, ukabona umwuka wera yamusanze, yaryamye, yubamye, nta kintu twe tuba dukoze, ni umwuka wera unyura muri twebwe akabikora. Rero abantu duharanire kuvuga ngo dukore indirimbo izafasha imitima y'abantu, ariko twe kujya gukora indirimbo izarangiza abantu, izatugarurira izina, izadukorera umuti, oya rwose, ahubwo dukore ibintu bizafasha imitima y'abantu. Umaze kuniga Yego. hari ibyo washima bishobora kuba bike cyangwa byinshi, Yego. muri byo ni ibi? Ndashima ko icyambere, ndashima ko muri rusange umuziki wa gikirisitu mu Rwanda urimo kugenda ugera ahantu heza, turagira abaririmbyi beza, navuga ko dufite abaririmbyi beza bazi kuririmba. Abo ni nk'abandi? Ni benshi pe, ni benshi, ngiye kubarondora ni benshi, ntago wavuga, ariko harimo abaririmbyi baririmba neza, harimo abahanzi baririmba neza rwose, atari ugupfa kuririmba. Hari ibintu kera byajyaga bibaho, umuntu akaririmba ukumva bakavuga ngo ntimwumve ijwi ahubwo mwumve ubutumwa, ariko uyu munsi hari abaririmbyi baririmba ukumva ubutumwa ukumva n'ijwi, barahari benshi, hari benshi abantu bari kuza ubu, hari ba Papi Clever baririmba neza, ba Bosco Nshuti baririmba neza, ba Serge Yamuremye baririmba neza, ba James baririmba neza, ba Prosper baririmba neza, ukumva ko ari abantu baririmba neza. Abo mvuze mu bana bari kuzamuka, bari kuza, turetse kuvuga mu bantu ba kera, ukumva imperutse kujya muri studio mpasanga umuhungu ntazi w'Igisenyi aririmba neza, ukumva aririmba baragukurura, kandi ukumva afite amagambo meza. Gusanga hari abana bakiri batoya, mperutse kumva umwana wakoze cover ya Israel Mbonye kuri ku ndirimbo yari yise ngo nturi wenyine, ayikora neza, usanga rushije na nyirayo wayikoze wayiririmbye. Rero abantu barimo kuza barushaho kumenya kuririmba neza, hari abaririmbyi beza benshi rwose bari gukora neza. Rero iki ni ikintu nacyo, ntago ubutumwa aribwo bwimirije imbere, ariko na musique n'abantu bafite amajwi meza barahari. Icyo ni kimwe twashima, nashima. Icya kabiri nashima nuko harimo nk'abahanzi bake na bake bari kurushaho kugira umwete wo guharanira kuba bakubaka abandi. Ntago nananirwa kutabivuga no kubashimira. Buriya ntago nananirwa gushimira hari abantu benshi twamunyuze mu biganza, kandi na n'uyu munsi ni wa muntu uhamagara afite umwanya akakubwira ati duhure iki gihe n'iki, ntabwo mufite ariko dupange duhure, mukavugana. Ikidashoboka ntigikunda, ariko igishoboka kirakunda. Ntago twananirwa gushimira. Hari umuntu udakunzwe kuvugwa cyane, udakunze kugaragara cyane, nka Nelson Mucyo. Turekite kwirengagiza Nelson Mucyo, hari abantu benshi bafite n'amazina akomeye hano yateruye mu biganza, arabafasha bageza ku rwego rukomeye mu buryo bwo kubandikira indirimbo. Hari worship team menshi yandikiye indirimbo, hari abaririmbyi benshi batandukanye yandikiye indirimbo. Nejo wundi wabonye ko hari umuntu yafashije ufite ubumuga bwo kutabona. Abantu nk'abo kandi rwose ukabona ko abahaye umwanya, abumvishe, abitayeho, akabafasha. Ntago twananirwa gushimira abandi bantu bakora uyu murimo badashyize inyungu imbere. Ntago mvuze ko amafaranga ari mabi, turayakeneye twese, ni na ngombwa, ariko hari abahanzi rwose badaha agaciro cyane amafaranga, nubwo ari ngombwa, ariko mbere yuko umutumira, aho kugira ngo abanza kwemererwa kubwire ngo nangahe, akakubwira ngo nzaza. Abo nabo ntago twananirwa kubashimira. Ibyo nabyo ni ibintu umuntu atananirwa gushimira. Ikindi kintu wenda cya gatatu nashima aba producer bo mu Rwanda bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Tumaze kugira aba producers beza kandi benshi, ujyana ukabaha produit bakayishima, bakayikora neza, igasohoka iryoheye amatwi, igasohoka wumva ifite ubuzima. Yego, reka tugushimire cyane. Imana ibahe umugisha cyane. Yego.